Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu Kristo, ndetse no kuri Yesu Kristo witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cya 239 turacyari kwiga ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka dusenge. Turagushimiye Data wera, dushyize hejuru izina ryawe, dushyize hejuru kugira neza kwawe n'ubuntu bwawe bwinshi bitarondoreka. Wabanye natwe, waturinze, tugiriye neza, tugeze mu gihe cyo kumva ijambo ryawe himbazwe. Mwuka wera turaguhendahenda ngo umanukire kwigisha imitima yacu, umanukire kwigisha, ufungura amatwi yacu n'amaso yacu, wigisha ubwonko bwacu kugira ngo tukumve kandi tukumvire ijambo ryawe. Turashaka guhindurwa naryo, turashaka kugenda uko ritubwira, turashaka kwitwara uko ridutegeka mu izina rya Yesu Kristo. Turavuga tuti ubwami bwawe buze, turinginga ngo ibyo ushaka aribyo bitubaho, turinginga ngo izina ryawe gusa abe ariryo rihabwa icyubahiro. Mu izina rya Yesu ushyirwe hejuru, mu izina rya Yesu uhabwe icyubahiro. Uri Imana igira neza kandi uri Imana ikomeye. Dushyize hejuru izina ryawe Data wera. Amen. Amen. Turasoma muri Luka ibice 12 umurongo wa 57 kugeza kwa 59. Haratubwira ngo, kandi namwe ubwanyu ni iki kibabuza guhitamo ibitunganye? Nujyana n'ukurega kuburanira ku mutware, ugire umwete mukiri mu nzira, wikiranure nawe ngo kugira ngo ye kugukurura ku mucamanza, umucamanza akagushyikiriza umusirikare, nawe akagushyira mu nzu y'imbohe. Ndakubwira yuko utazavamo rwose keretse umaze kwishyura umwenda wose, hadasigaye kuta na rimwe. Ibyo biri muri Luka ibice 12 umurongo wa 52 kugeza kwa 59. Luka ibice 12 umurongo wa 57 kugeza kwa 59. Icyigisho cy'umunsi kiritwa ngo umutima wawe ujye uguhugura, cyangwa wacyita ngo ujye wemera guhugurwa n'umutima nama wawe. Hari ibintu byinshi byatangazaga Yesu mu bigendanye n'uko abantu twitwaraga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kubona abantu baba bazi ibibategereje imbere kubera ibyo bakoze bibi, ariko bakanga kugira ibyo bakosora kugeza igihe biba bitagifite igaruriro. Ubwo ni ubwibone. Imana itubabarire. Urugero Yesu yatanze rurasobanutse cyane. Ni ukuvuga ngo uramutse uzi neza ko ari wowe kibazo, kuki wakwigiza nkana witera umwanya unatesha abandi wabo kugira ngo bagutegeke ibyo ukwiriye gukora kandi ukizi neza? Niba uzi neza ko hari uwo wahemukiye, kuki wakwiyobagiza? Emera guca bugufi, umusabe imbabazi, kandi unafata icyemezo cyo gutunganya ibyo wangije bishobora gutungana. Kuki wategereza undi muntu kuza kubigwatira agashyiraho amategeko n'ibihano nk'aho wowe utazi ibibi wakoze? Imana itubabarire. Ibi kandi binagaragara ku bakristo bamwe baba bazi neza ko ibyo bakora bidakwiriye kandi bazabibazwa n'Imana, maze bakanga ntibahinduke. Bo bagategereza bategereza wa munsi uteye ubwoba w'urubanza rw'umuriro uzarya abanzi b'Imana bose. Uyu munsi ndetse nonaha nicyo gihe cyawe cyiza cyo gutunganya ibikwiriye gutungana. Abo gusaba imbabazi uzabasabe, ibyo kwishyura ubyishyure, abo kwiyunga nabo mwiyunge. Niba uzi neza ko hari umuntu wahemukiye, uyu munsi izuba ntirirenge utamusabye imbabazi. Ubikora uyu munsi bikitwa uyu munsi. Reka dusenge. Turagushimye Data kandi turaguhimbaje kubera ko ijambo ryawe ari ukuri. Ijambo ritwigisha gutunganya imibanire yacu n'abantu n'imibanire yacu nawe. Turakwinginze Data ngo duhe guca bugufi, kwemera kwihana no gusaba imbabazi, ariko nanone Mwami Imana uduhe n'ikindi kinyongera. Uduhe Uwiteka Mwami Imana igira neza, uduhe no kugira ubwira n'umwete wo gusanga abo twahemukiye ngo tubasaba imbabazi, no kugira umwete wo kwishyura ibyo abandi twangije bishobora kwishyurwa cyangwa bishobora gutunganywa. Urakoze kugira neza rero. Twuze guca bugufi n'urukundo.
utwuze ubwami bwawe mu mitima yacu, wuzuze muri twebwe umwuka wawe wera mwinshi, wuzuze muri twebwe ubushake bwawe gusa. Izina ryawe ryonyine rikomeza guhabwa icyubahiro, mu izina rya Yesu urakoze Data wa twese, amen. Isezerano ry'umunsi cyangwa impuguro z'umunsi turazisanga muri Yakobo ibice 4 umurongo wa 17. Aravuga ngo nuko uzi gukora neza ntabikore bimubereye icyaha. Yakobo ibice 4 umurongo wa 17. Urakoze kwifatanya natwe, urakoze kubwo kumva ijambo ry'Imana. Witeka guha umugisha, witeka abane nawe, kuko Imana kubeho, witeka kuza umwuka we wera, witeka kuza urukundo, witeka kuza guca bugufi, witeka kuza ubwira, kugira ngo ibyo ukora byose niba hagize n'ikosa ukora ujye ucira bugufi kurisabira imbabazi no kurikosora uko bikwiriye. Witeka guha umugisha, witeka abane nawe, ubwami bwe bukuzure, imbaraga ze zikuzure, umwuka wawe ukuzure, ubushake bwe bukuzure, urukundo rwe rukuzure, mu izina rya Yesu Kristo. Akaboko kugumeho mu byo ukora byose, mu ugenda hose, imbaraga nyinshi z'ijuru zikubeho, mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha, amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho, urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'Amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi, amen.